iremo umugore yashyizeho giriyaje urabona nkuko yashyizeho giriyaje buri urabona kuri ya wubaka etaje ukagenda ushyiraho utuntu tugenda dufata abantu cyangwa se giriyaje kugira ngo batwita ngo uturinda abasazi uturinda abasazi utuntu nk'utu nitwe Imana yashyizeho yashyize ku mutima w'umugore buriya niyo mpamvu uzicana n'umugore akakubwira ati nahuye n'ibi bibazo mpura n'ibi bigenda gutya ukibaza utakusi ibi bintu uyu muntu yabashije kubyakira uyu muntu yabashije kubicaho ariko nyine Imana yaramuremye ishyiraho ako karinda abasazi ari nako umwana azazamukiramo agakura ariko umugabo nawe Imana ijya kumurema imurema nka sare y'ubukwe umva ngo ndi urumva nka sare y'ubukwe nta rutangiriza nanjye nagize discipline nanjye kuvuga ikiraro cy'ingurube urumva ntacyo vuze ntabwo twacyumvise ntacyo mvuze urumva imurema nka sare y'ubukwe ariko buri umugore ukubona sare y'ubukwe buri wese yinjiramo kandi yajya gusohoka akanasohoka byihuse ngo ratwinjire rero bivuga ngo Imana ijya kubumba umugore yakoze iki yashyizeho izo giraje ko tutibagije ko hari n'abagore yabumbye ibicaza bataruma baratema urumva njye ujya ukunda kuvuga ngo umugabo abaye asambana ngo icyo kintu ntabwo cyakuvana mu rugo wabuzwa n'iki njyewe niko njye mbitekereza nkavuga ngo uramutse ufite umugabo w'umusambanyi ibyo bintu ntibyagukura mu rugo ariko nshuti yanjye hari abagabo basambana babandi utasigira umwana w'umukobwa mu nzu babandi rukara rutota izuba zabo zihora zimeze gutya uviye inkuru yanjye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri ubu buzima nikaze kuri buri muntu wese udutega amatwi twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo may God bless you Imana ikomeze ibahe umugisha Jennifer utamwerekanye wenda ntuhere ku birenge ko hano ari ku itapi ariko umwerekane Jennifer yambaye neza ngo yibeshye wagira ute ngo wahaguruka uzurwane bakoshye Jennifer wambaye neza no kuri pe merci umeze gute se ndashima Yesu umeze neza kandi n'umurokore nibyo oya nibyo urakomeye cyane ndashima Imana nuko ukwiye kwishima kuko urasa neza wambaye neza nkayishimira ko nsa neza se yego nabyo urabishima ukanishima byose ntabwo ibyo tugomba gushima ari ibyo amakuru se ni meza hashize igihe kuba twanze se cyane arabanze umeze gute se n'urugo n'abana abana bari aho umugabo ari aho n'umugabo siko dore ko udafite ako gaherena ku zuru oya ariko hari hatoye ntabwo hari hatoye n'ibiki koko ubu se kugiye kundaburiza njye nako kanamize nkabona ntabwo ufite iherena ryo ku zuru mwese kankubaza risobanuye iki ubu wambaza igihe natoboreye amatwi nakimenya iryo ku zuru ryo nibwo ukiribona ariko ntabwo uri imbere
karakubereye karakubereye ese kaba kavuze iki? ntacyo, ni ibisanzwe ariko ni umurimbo nk'indi yose. Ni nk'ihirana ryo ku gutwi cyane. Amakuru rero, urabizi ko iyo twigane ku muryango, twiganira ku ngo, twiganira ku mugabo n'umugore. Uyu munsi umuryango, abagabo n'abagore bifatanye gute Jenny muri rusange? Bameze neza cyane, baratandukana umunsi ku wundi, bararyana umunsi ku wundi, ibibazo n'ibibazo. Baratandukana umunsi ku munsi, bararyana umunsi ku munsi. Bishatse kuvuga iki? Ariko wowe wize, njye nize iki? wowe wize cyangwa wasomye Bibiliya? Nakweretse diplome. Ariko warize, waba wazandibeye niba umunsi Imana yaremeyeho umugore urawuzi? Imvura yari yaguye, izuba ryari ryavuye. Imvura yari yaguye. Yari yaguye. Hanyuma se ko numva yuko yasinzirije Eva, we wabibwiwe n'iki? Uzi impamvu? Ko yasinzirije Adamu. Impamvu mbimenye. Imana ntabwo yarimo umugore ku zuba. Nibyo wimagine. Oya, wenda umugabo yamuremye ku zuba. Kubera ko ubwonko bwayazuze. Umugabo arakomeye. Gute? Umugabo mu buryo bw'umubiri. Abagabo barakomera. Sibyo? Ibintu by'abagabo kenshi bakomera batese. Ubuze imbaraga zanjye niza birahuye. Ariko ni impfabusa. Nutazishyira kuba ni impfabusa izo ngizi. Izanye ntabwo ari impfabusa. Ibyo ntabwo bindeba. Buriya reka nkubwegera. Umugabo ugeze mu myaka 50 akishakisha. Umugabo ugeze mu myaka 50 akishakisha mu buryo bw'ubuzima cyangwa se mu rwego rwo gushaka ubuzima. Uwo ngo ntahaba atandukaniye n'umupfu bashyinguranye ikara. Kuko imyaka ntabwo isubira inyuma. Murumva? Niba ufite imyaka 50-60 ukaba ugishakisha ubuzima mu buryo ukaba ukishakisha mu buryo bw'ubuzima, ntawe ubutaniye na wundi bashyinguranye ikara. Gute se sobanura? Kuko imyaka ntisubira inyuma ngo ugiye gukora ibyo utakoze. Uyu munsi wakabaye urya, uracyashakisha 1000, uracyashakisha 2, nta mpanuka wagize mu myaka yose wagize, nta bibazo wagize. Urumva rero, ariko nshobora kuba ntarubatse, ntafite inzu, ntafite ibifatika nk'ibyo ngibyo uri kuvuga, ariko naranejeje umubiri wanjye. Icyo nacyo ni ikintu gikomeye. Kunezeza umubiri wawe rero, iyo twe tugiye kuvuga ngo ibifatika, sibyo? Cyangwa si ibyo wagezeho bifatika. Buriya wenda ni urugero. Hari abagabo, urumva? Hari abagabo cyangwa se abagore dufata umugabo n'umugore. Ntabwo buri Imana yabaremye kimwe. Sibyo? Iremo umugore yashyizeho giriyaje. Urabona nkuko yashyizeho giriyaje buri. Gute se? Urabona kuri ya wubaka etaje. Ukagenda ushyiraho utuntu tugenda dufata abantu cyangwa se giriyaje kugira ngo batwita ngo uturinda abasazi. Uturinda abasazi, utuntu nk'utu. Nitwe Imana yashyizeho. Yashyize ku mutima w'umugore. Buriya niyo mpamvu uzicana n'umugore akakubwira ati nahuye n'ibi bibazo, mpura n'ibi bigenda gutya. Kibaza utakusi ibi bintu uyu muntu yabashije kubyakira, uyu muntu yabashije kubicaho, ariko nyine Imana yaramuremye ishyiraho ako karinda abasazi, ari nako umwana azazamukiramo agakura. Ariko umugabo nawe Imana ijya kumurema, imurema nka sare y'ubukwe. Urumva? Nka sare y'ubukwe nta rutangiriza. Nanjye nagize discipline ngiye kuvuga ikiraro cy'ingurube. Urumva? Ntacyo uvuze, ntabwo twacyumvise. Ntacyo mvuze. Urumva? Imurema nka sare y'ubukwe. Ariko buri umugore ukubona sare y'ubukwe buri wese yinjiramo kandi yajya gusohoka aganasohoka byihuse. Aho ngora twinjiriye. Ariko buri umugore ukubona umuntu ajya kubaka etaje akagenda ashyiraho ibintu bizagenda biyiporoteje kugira ngo itazagira ibintu bikomeye, ibintu biyifata ku buryo mbese namwe murabizi twa tuntu bashyiraho ku nzugi kugira ngo turinde ikirahuri igihe umujura yaje. Uko ni ku Imana yaremye umutima w'iki? W'umugore. Sibyo? Ni nayo mpamvu rero buriya ubasha kwakira ibintu byose bikubaho, ukumva nk'umugabo yarampemukiye, turongera turararana. Yantwariye iki n'iki, agarutse ndamubabarira. Yagize gutya na gutya, ntago wowe uri umugabo wakora iki? Wabishobora.
bigoye byo. biba bigoye. Rero bivuga ngo Imana ijya kubumba umugore yakoze iki? Yashyizeho izo giraje, ko tutibagije ko hari n'abagore yabumbye ibicaza bataruma baratema. urumva babandi nyine bananirwa za nshingano nyine babandi badakomeye bubakitse muri bwa buryo bw'ikiraro cy'ihene cyangwa cy'ingurube babumbye mu rwondo. urumva rero hari abo yicaje bakomeye, hari n'abo yicaje batarakomera nyine baratema, aribo babandi tubona batabana, umwana ntawe uhari, umwana naramutaye, ibintu nk'ibyo. kandi atari ko Imana yabaremye. kandi atari ko Imana yabaremye. Twebwe Imana turemye ni ukugenda tukagira. none niyo mpamvu nyine uzasanga ni nka ruhurura nyine, aho ashakiye kugenda aragenda, aho ashakiye kugaruka aragaruka, nta kintu kimutangira. nose ubundi nyine aratangirwa n'iki? iriya etaje wubatse, niba uyubatse ukayishyiraho ibintu byose bikomeye kugira ngo abazayijyamo cyangwa abazayikoreramo batazahungabanywa nuko hari ibibi wayubatse bikaba bibi, sibyo? bivuga ngo n'umugore ni kuri yayubatse, umwana agomba kuzamukira muri we, agakurira muri we. urumva akaba muri we, agakurira muri we. niyo mpamvu umugore Imana umutima we yawukoze iki? yashyizeho za giriyaje zimutangira, kuko hari ikiri muri we, hari ikimukomokaho kandi gikeneye gukora iki? kugenda gifite security, sibyo? rero iyo bigeze ku mugabo, urumva buriya sari amazi atemba ya Nyabugogo wamenya ajyahe, wamenya agarukira heza. nanjye si Imana. ubwo ni kimwe n'umugabo rero. nuko turemye, nuko nguko muremye. ubwo bushakashatsi bukuye hehe? ntaho nabo ngenda mukura nyine aho nakuriye, aho nabaye. wowe ku giti cyawe? oyangiye ku giti cyanjye buriya nta nubwo binakomeye cyane. yego nyine turimo utubazo, ariko nta nubwo binakomeye. wowe Imana yakuremye gute? njyewe ngenda umugore kandi sinatemye, ntabwo ndi muri babandi yicaje bataruma. yanyicaje numwe. ibintu byose urabyakira? ibintu byose ndabyakira kandi nkabasha kubikora neza nyine. hariho giriyaje umutima wanjye ubasha kwihangana. ubasha se kubyakira, ukabyakira uko nguko izo giriyaje zikabifata neza? zirabifata ko ngenda zifite. ntiwumve wakwiruka? mu bagore bazifite ngenda zifite. ziriho rwose, umutima wanjye urazifite. ujya uhura n'ibitero nk'ibyo se bituma giriyaje zifata ibyo bitero? oya, biterwa buriya. iyo umuntu ataragera mu kintu neza ntabwo aba arakamenya ibyo ari byo, ariko uko byasa kose ntabwo zabura. buri mugore wese ahura nazo, aba zifite. urusirimu rurazi, amaherena arimo aransakuriza. mukuri do ntabwo uyumvise? ayo ndikumva, ntabwo ari ku gutwi kwanjye. ndavuga kubereye nyine si umugore. none ndipfane posha ntabirenze. nkomeze mvuge do naryo rirasakuza. ndavuga ngo mba ririmo riragenda rijegera mu mutwe no mu bwonko. yego. urumva rero buriya hari ikintu namaze kubona agera. buriya ikintu namaze kubona, ngira ngo twari tutaratangira ikiganiro neza, twari tukiri kwiganirira nyine ibisanzwe. ariko buriya hari ikintu namaze kubona, nkurikije buriya niwe ukunda kuganira n'abadamu cyane. ukaganira ukabona umugore ejo araza arira, undi akaza arira, ukavuga utakuse wenda nuko badahuje umugabo umwe, ariko wazavuga uti uyu mugabo reka tumushakira ibihano runaka bishobora kumubambisha. ukavuga uti abantu buri munsi abagabo, ikibazo ni abagabo. buriya rero ngewe mu bitekerezo byanjye uko mbibona, urabona ko buriya hari ukuhura uri umusore n'umukobwa mugakundana mukabyuzaza, inyo zigashimana. nyuma yaho rero harakurikiraho iki? umushinga wo kubyara. buriya urukundo hakabayemo ibyiciro bibiri. hakabayemo icyiciro cyo gukundana n'uwo ukunda, hakazamo n'umushinga wo kubyara. uwo muzabyara muzamurera gute? hakazamo n'amakontara n'amasinya no gusinyana. niko bimeze. hahandi ushaka kuvuga uti ese kuki leta yabashije kuvuga iti umwana utaruzuza imyaka 18 nta kumukoresha DNA kuko
uwo mwana ari munsi y'imyaka 28 munsi y'imyaka 18 akeneye kurerwa. Hanyuma uramutse umukoresheje DNA agasanga uri yasese, ubuzima bwe bushobora kuhapfira. So rero buriya n'umuhungu n'umukobwa ku murenge bakabaye habanza kuvuga ngo umwana tuzabyara 50 ituruka kuri nyina na 50 ituruka kuri se niyihe, tuyishyire muri ejo heza, hakabaho ikigega cy'abo bantu n'uwo mwana muzabyara, mwashaka mukanamwita n'amazina ataraboneka, ariko mukamuteganya ko uwo mwana bikajya muri detaye, bikajya muri detaye, sibyo? Byajya bigabanya izinduru, cyangwa se wanamubyara utabanje kwicarana n'uwo murimo kuganira, mukavugana muti turakundana. Yego. Urumva turakundana, nyuma yo gukundana y'urukundo rwanjye nawe, ibyo birumvikana birakwiye, ariko so tuzazana ku isi, uwo ni umushinga, ni business. Reka wenda tujye nko ku rugero, hari couple cyangwa umuryango, umugabo n'umugore utajya wibagirwa, ujya ubona wenda ibyo baciye mukavuga ngo bino ni ibiki. Hari nk'urugero waduha, kuko wenda kuvuga ngo umugabo afite uko ari imwe, umugore afite uko ari imwe, twabyumvise kandi birimo inkuru, birimo inyigisho ikomeye cyane umuntu yakumva. Ni nk'iyihe? Ni nk'uwuhe muryango? Yego, kuko haba ari byinshi cyane. Hari ahantu nigeze kuba kera nkiri umukobwa, mpaba umudamu, urumva yarabyaye kabiri, agiye kubyara inshuro ya gatatu. Urumva umugabo yaje kumuta, amutereye iki? Ni kwa kundi ukundana n'umusore, mwamara gukundana ukamwizigizaho, ukamwereka yuko utamukeneye, rimwe na rimwe ukanamubwira ko n'umuryango wawe utamushaka, cyangwa se utanamukeneye, cyangwa se banamukwangisha. Warangiza ukibagirwa yuko wa muntu ashobora kukugezaho ikibazo kizatuma utongera kumwikuraho. Kandi uwo muntu iyo amaze mu mutwe iyo amaze kuvuga ngo uyu mukobwa yarananije, hari ukuntu unaniza umusore, cyangwa se ukamubwira uti ngewe singushaka. Buriya ukimara kuvuga uti ngewe singushaka, sinkukunda, iwacu rwose ntibanakwemera, burya ushatse wanasinyura ukavuga uti ndakuretse. Kuko hari igihe nawe agera akavuga ati umuntu udakunzwe n'umuryango w'uyu mukobwa ndajyahe. Ariko kuko wadatwara inda ngo azajya kwishyira nyina, akavuga ati ngwino, yamara kukubyaza aka gatatu, agahita akubwira ati wanyu ntuhaze, ntabwo uzi ko so na nyoko batanshimye, kandi ubwo amaze kukubyaza kangahe? Gatatu. Urumva bivuga iki rero? Njyewe njya mvuga ngo umwana w'umukobwa niba wiyemera, cyangwa se wirata, cyangwa se wikwiyumva ku musore, kuko uwo ngo ashobora kukugezaho ikibazo utazapfa unikuyemo. Uramwanze, ugeretseho kumubwira ko iwanyu batamukunda, urangije uranamukurikiye, urangije ugeretseho no kujya kubyara. Hanyuma utekereza yuko nubwo burya bajya bavuga ngo abagore twe ntitwibagirwa, ariko n'abagabo ntago bibagirwa. Burya umugabo ashobora kuvuga ati reka mwihangane, ahubwo icyo abagabo baturusha ni uko badahita bagaragaza amarangamutima y'ibiki barimo. Akemera agategereza, ashobora kugutegereza n'imyaka 5, akaba hataguteye inda mutabyara imyaka 2 igashira 3 igashira, agategereza akavuga ati nzatandukana nawe ari uko mubyaje gatatu, mpite mwibutsa ko iwabo batankunda. Yego. Naho twebwe burya abagore icyo wumvise uhita ukivugiraho n'uri uruhande rwakamenya icyo utekereza. Ariko umugabo ni umuntu utega, aba afite imitego nk'igihumbi, ku buryo kukwihanganira atari ikimenyetso cy'uko agukunda. Urumva? Kukwihanganira si ikimenyetso cy'uko agukunda, kuko abagabo benshi ko bihangana, wenda bihangana imico y'abagore, kuko ntabwo kamwe umuntu mubana ntabwo mwaravukanye, n'uwo muvukana nawe uramwihanganira, sibyo? Ako gera ngiye kukubaza, wari uzi ko buriya hari abagabo usibye kumubona yambaye ipantaro, ariko mu bijyanye n'ibitekerezo burya twebwe abagore tuzi ko abagabo aribo batekereza ibintu bihambaye biremereye. Ni nayo mpamvu buriya iyo ufite umugabo ugutekerereza, kavuga ati tuzubaka gute inzu, tuzasakara gute, tuzagera gute, ahanini burya uwo mugore hari igihe yirara akajya mu myenda, akajya mu gusura abantu batateganyijwe, kuko afite umuntu umutekerereza. Yamaze kwiyumvisha ko ibikomeye bitekerezwa nande n'umugabo, sibyo? Rero wa mugabo
iyo agushatse adafite ibitekerezo bya kigabo wowe ukaba uri umugore ufite bya bitekerezo bya kigabo ni ukuvuga ngo mubana nk'aho ari ribu ubana nayo kuko wakeneye ko igitekerezo uzanye ntabwo azagishyigikira kuko si we wakizanye imbere kandi ari we wakagombye kuba yakizanye ni nayo mpamvu azagutega imitego bene uwo mugabo kandi ntifuza ko wisiga ntifuza ko ujya mu bandi ntifuza kutekereza kuko ibyo yagatekereje umugabo uwo ari we wese ibyo yagatekereje wowe uri kubitekereza nk'umugore ntabwo icyo gihe rero urugo ruzubakwa neza kuko hari icyo umurusha mu bwonko umugabo ntabwo akunda umugore umurusha ntibibaho yes. niyo yaba ari umukarani agomba ashaka umugore uri munsi y'ibirenge bye nushaka kuzana ubwenge bwinshi reka nkubwege akankubwira aka kantu buriya umugore n'umugabo uko byasa kose yo muhuye hari ahantu uba ucagase mugenzi wawe waje kuzuza yego sibyo cyane iyo umugore n'umugabo iyo bahuye wowe uracagase hari aho umugore wawe yaje kuzuza nanjye umugabo wanjye hari aho yaje kuzuza nanjye hari aho nujuje ariko ikibazo ngiki banza umenye ko hari aho utuzuye mugenzi wawe yaje kuzuza ibyo urabyemera uremeranwa n'umutima wawe ko icyo kintu cyemera niba ucyemera umugore mbwira rero umugabo yitware gute kugira ngo agire urugo rwiza umugore nawe yitware gute nanjye nicyo kintu ndimo kuganaho twese duhuye hari aho ducagase umwe aracagase uje kuzuza ahanjye nawe uracagase nje kuzuza ahawe ahubwo ikibazo kiri aha ngiki njyewe ibyanjye kuba bicagase nemera yuko uyu muntu agomba kunyuzuza ntabwo mbyemera ahubwo ndashaka ko ibyanjye ari byo bikora kuri wowe ibyawe bikazima sibyo icyo kintu buri muntu wese agiye yicara akavuga ati ariko nubwo imana ntiyaturemye kimwe umugabo arabyara arazana amafaranga yo guhaha mu karya wenda bya bitekerezo bya kigabo ntabyo afite kubera bitewe n'aho yakuriye cyangwa se n'ibibazo yahuye nabyo bituma adatekereza ibintu bimusteresa mu bwonko ariko wowe usanze niyo yaba ari umugore ukabuza ko afite ibitekerezo bya kigabo wowe utabifite wowe uri umugabo wikumva ko igisubizo ari ukumuca intege no kumwereka yuko ibyo akora atakabaye ari byo akora kandi arategereje ko wowe nk'umugabo uzibwiriza ariko ntacyo wibwiriza niba rero ubona afite ibitekerezo bya kigabo wikumva ko azaba umugabo ya uri umugabo ariko mushyigikire mu byo akora wemere ko aho hantu utahashoboye ariko abagabo bakunda umugore nyine w'umugore n'umugore ariko none se reka nkubaze ikibazo none se ko reka nkubaze oya nta kintu ukambangamiye komereza urumva nta kintu none reka nkubaze niba hari icyo wowe wumva udashoboye kitari mu maraso yawe erega nubwo duhura tugiye kubaka urugo cyangwa se tugiye kuzuzanya sibyo ntabwo burya imitima yacu nta kintu dushobora guhindura mu mico yacu uragenda wasanga umuntu afite ibintu bitanu wishimira bibiri wenda utishimira ukagendera kuri ibyo hari n'abasanga hari bibiri ukavuga uti niba se umugabo azanira abana umugati cyangwa se akazanira abana icyo kurya reka mfatireho ngumye kuri ibyo kugira ngo abana babone ko na papa yinjiye sibyo ibyo byonyine akaba ari byo ugenderaho ukavuga uti icyo kirahagije urumva kuko ikintu cya mbere ugomba kumenya ku mugore umugore ikintu cya mbere agomba kumenya umugabo washatse yaba umukarani yaba umuntu udoda inkweto ikintu cya mbere ugomba kwicara ukajya umutima n'inama umutimanama wawe ugomba kwicara ubushobozi bw'umugabo wawe afite ukabufiringamo ukabwumva ukabwishimira umugore mbese muradufiringa ubushobozi umugabo wawe afite uko bwaba bumeze kose nubasha kubwakira uzabasha no kubukoresha neza uzabasha no kubukoresha neza nawe nakwemerera akabuguha uko yabuzanye buzagushimisha akabone niyo waba wisiga gikotori ikibi burya ni ukuvuga ngo ndakubwira ngo zana ibyo udashoboye kandi naragushatse nzi ko utabishoboye nitugira imana muri kwa kuzuzanya tuzagenda dutera imbere ariko niba uri umugore erega buriya ngiye mbabwira ngo nujya no gushaka jya ubanza umenye ngo umuntu ngiye gushaka nta karande zimuriho nta nyabingi zimuriho nta bwirasi bumuriho ntabwo byabura
kubera iki wabaho umuntu udafite izo defo se? izo defo rero buriya ziratandukanye. hari igihe ushaka umuntu iwaba ari we mukire, aho kugira ngo yubake urugo rwe akamera nk'umuntu waje kuvoma. wowe utwukoreye tukajya hariya iwabo. njyewe nzi umugore umwe nzi yari afite umugabo afite na nyina mu cyaro. umugabo yajyaga amuha amafaranga akajya mu bibinu twabonye twose ashyira nyina. umugore twabonye twose adushyira nyina. akaba afite nk'ibihumbi 200 ku mufuka agiye kugurira nyina inka. hanyuma umugabo nawe akamubwira ati rero reka ngende nshakisha itike kujyana iwanyu. akirukanka imisozi akamubwira ati sheri, kandi afite 200 ku mufuka, ati sheri, ati ubu rero nayabuze, ati nako ni Simone nta nubwo ari na sheri, ati nayabuze, ati buretse ati reka ndebe ko nabona umuntu nguriza. umugore akaba atakugirira impuhwe zo kubwira ati nanjye nabonye umuntu yawe. bivuze ngo abagore ntimugira impuhwe rero. buretse se urazimugirira se umunsi yaguhindutse ugira ngo azaguha ibyo wamurekeye. Siko muri abana babiri niba nakubajije uramugirira mu munsi yaguhindutse. ariko cyumva ko umugabo ahinduka buri gihe. erega buriya reka mbaze nkubwire, ahinduka niyo buriya nujya guha umuntu ideni, niyo nutanatekereza ko azakwambara uzatekereza ko ashaka no kuripfana umuhe make, sibyo? kuko ntago abantu bose bajya bapfana ideni ryawe ngo bizakundi, kandi ntawe ubuza umuntu gupfa. rero reka mbaze nkubwire, ufite abana, erega hari ahantu umugore atakagize impuhwe. nukuri hari ahantu umugore atakagize amarangamutima. nkahe amarangamutima yo kubwira umugabo ngo akira, ngo aya mafaranga ndaguhaye, ngo koresha ibi nibi, ngo gira gutya na gutya, kereka uzi ko hari ahantu muri kubaka. ariko niba nta hantu muri kubaka, hari umugore ejo bundi yarambwiye ati ngewe ndacuruza nkagenda ngashyira umugabo ku meza akabara. ni hanyuma yamara kubara atakayajyana, ni hanyuma yo yakoreye ati ubwo ngubwo nyine yashora mu ndaya. urumva ni igishoro, urumva ati ubwo yashora mu ndaya. hanyuma ukibaza ngo ese ni ukugira ngo wa mugabo atagenda. uzi ko hari igihe iyo umaze kubyara, iyo umaze kugira nyine za giriyaje buriya ziba zitaragaragara neza iyo ukiri umukobwa, ariko iyo umaze kubyara niho umenya ko Imana yagushyizeho za giriyaje. hanyuma bikaba igikangisho cyo kukubwira ngo nzaguta, nzigendera. umugabo yabura gatoya uti biracitse, bigenze gutya, abana ndabafata gute, reka urumva. ukongera mu gitondo ukongeraho undi, na batatu afite ntago ari kubagaburira, ntari kubishyurira ishuri. reka nkubwire ngewe iyo nza kuba narashatse nko muri iyi minsi atari nka kera, nkurikije aho ibihe bigeze, nyuma yo gushimana twari kwandikirana urwandiko ukabanza ukama nka $15,000 zo kuzatwita no kubyara no kurera umwana, ukabanza ukampemba. mushaka abagabo mwababaze, ariko se utamubara. ariko seka nkubaza ikibazo, twemere ko urukundo rubaho, ariko urukundo rubaho, kuki mutagira impuhwe abagabo se? ndakugirira impuhwe kandi uzantana wa mwana nkamurera njyenyine. erega nanjye, erega buriya reka nkubwire, nureba umugore no mubo wicarana nabo hano, nujya ureba umutwe we, nakubwira ngo ufite abana 5, ujye umenya ko ibitekerezo by'aba bana 5 biri gutekerezwa n'umuntu umwe, sibyo? biri gutekerezwa n'umuntu umwe ari we nyina. none se tuvuge nk'urugero, ubu ngubu tuvuge ubu abana banjye simbatekerereza nkuko nyina batekerereza. nta mahirwe, ayo mahirwe ntagapfa kuboneka. ni amahirwe, ni ukuri. ese ugira ngo buriya kugira ngo buri umugabo azamenye yuko azagira agaciro ko kumenya yuko umwana we atagomba kuburara ngo abwirirwe. abo bagabo benshi niba abandi uzasanga bararuhanye na ba nyina base barabataye. umwana akabana na nyina bagahangana n'ubuzima. abo nibo bubaka ingo abenshi, ntago navuga ko ari bose, ntago ari bose. kimwe nuko wa wundi nawe aba afite karande nk'izase. nawe hari igihe aba afite karande nk'izase z'uko ise yataye nyina, n'ubundi nawe ya karande kazamukurikirana kuko mu bana wabyaye. iyo ubyaye abana benshi buriya ntubura abagukurikiza za karande, urumva? karande n'ubundi ziranga zikaza. igikomere kinini cy'umugore ku mugabo ni ikihe? igikomere kinini cy'umugore ku mugabo we
giturutse ku mugabo. giturutse ku mugabo, icya mbere cyo buriya ni ukuba uri umugabo, uri umugore ufite umugabo, ukaba papa, ukaba mama, umugabo ataha muri urwo rugo, umugabo akaba icyapa kivuga ngo hariya kwa kanaka hari umugabo ariko nta zindi nshingano. Ikindi cyongeyeho gera, umugore ni umurima, icyo ubibye mu murima nicyo kizamuka. Umugore jya umugereranya n'ubutaka, icyo uzashyira mu butaka nicyo kizazamuka. Ariko niba utaha saa 9 z'ijoro, umugore azakwakira uko uje. Niho handi uzasanga umugabo yaraye muri sayo yaninyariye, umugore atibuka no kujya kumubaza ngo ese wari uri hehe. Ashaka kuba yaramubimaje mu minsi ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Nuza saa 12 uzanye umugati w'abana, niharengaho isaha umugore azagutegereza kugira ngo musangire. Uwo mugore ni wa wundi nawe uzajya kurya ari uko azateka saa 6 cyangwa akavuga ati saa 6 sindi buteke, ndateka neza nijoro ari uko umugabo wanjye aje. Ariko niba utaha saa 9, umugore azateka neza saa 6 nimugoroba uze kurya ibyo mwese mwashigaje. Urumva? Kuko azi ko n'ubundi ari hafi ya ntabyo kugira ngo ibyo biryo biryo. Rero umugore ni ubutaka. Wowe niba uri umugabo ukaba ukeneye ko umugore wawe azamuka neza, uwo munsi tangirana n'inshingano zo kuba umugabo. Ariko gera hano hari ikibazo, abagabo ukuntu bateye, ni ukuvuga ngo umugabo ashaka kuguhemukira umwaka wose, akazumva ko umwaka uburaye iminsi 3 azahindura imyitwarire byose bikajya ku murongo. Ariko ntibuke ko wa muntu umwaka wose ushize yica rubozo. Mbese abagabo b'ukuntu babaye waravuga ati ibi nkora kunywa inzoga nkasinda nkajya mu ndaya, umunsi umwe nimpinduka ndabizi n'umugore azasubira mu murongo. Kubera iki? Ibyo bitekerezo urabikura kuko ubuzi ko wa mugore atazataba abana. Urumva? Nibyo ibyo bitekerezo byawe bikubwira ngo ngiye gukora ibibi umwaka ubura iminsi 3 ngo urangire, nzahinduka. Hari umuntu wabyumva gutyo, urumva, akumva ko abagabo ari abagome. Oya, n'abagabo beza barahari cyane, na cyane ahubwo abagabo beza buriya. Wenda reka nguhe nk'urugero, nubona umugabo ataye urugo akagenda agahahira abana, akabishyurira ishuri, agakomeza inshingano ze nk'umugabo, nta kintu na kimwe ahinduyeho, burya urya azaba ahunze wenda amakimbirane atagenda neza mu rugo, azaba ahunze umugore mubi, amakimbirane wenda avuga ati ibi bintu, ariko akibuka akavuga ati njyewe nk'umugabo sinshobora guhinduka. Noneho sinshobora guhinduka ko ntashobora guhinduka. Ariko umugabo nagenda akibagirwa yuko inyuma yahasize abana bakeneye kurya, uzamenye ko yagushyize mu ki, hari icyo arimo kugutoromatizaho kugira ngo ucyemere. Ucyemere ugikore. Kandi rero uramutse ugikoze ntabwo ari bw'ibibazo byakemuka, ahubwo n'ubundi yakomeza akaba wa wundi, akaba mubi. Urumva? Rero ikibazo gihari buriya, icyo ni ngo ni ku bagore. None ni ikihe gikomere kinini umugabo ashobora gukura ku mugore we? Buriya rero kankubwira abagabo akaga bajya bahura nako, abagabo bajya bahura nako gakomeye. Buriya aho kugira ngo umugore abe mubi umugabo yaba mubi. Birashoboka yuko wowe utazava kuko ufite ikiziriko kikuziritse, ariko umugabo birashoboka ko yazagenda akagaruka kubera ko yibuka ko hari ibyiza gutekerezaho nk'umugore. Ariko wowe iyo ubaye mubi nk'umugore, ni ukuvuga ngo rwa rugo nta nigaruriro ruba rufite, sibyo? Ruba rufite. Rero kaga abagabo bajya bahura nako, ni uko twe dushaka abagabo dukeneye kugira ngo tugire ibyo tubakuramo dushimishe imiryango yacu. Urumva? Nk'ibiki? Imitungo, kikada, amafaranga.
Bivuze uri ngo- umugabo ufite amafaranga ufite imodoka uzanshyire mu modoka ugende werekana iwacu ku cyaro yuko njyewe nashatse umugabo ufite amafaranga. Uwo mugore ntacyo yakugezaho kuko abayeho mu buzima bwo kwereka abandi. Ntabwo abayeho mu buzima bwo kubaka urugo ngo urwo rugo rutere imbere, abayeho mu buzima bwo kujya kwereka abandi. Ni nayo mpamvu buriya bakubwira ngo umugore w'indushyi cyangwa umugore w'imfubyi arubaka, kuko twabonye twose dushirira muri urwo rugo rwe n'iterambere rye. Ariko niba ushatse umugore, urumva ushatse umugore icya mbere cyo araguhoza kuri puresha, niyo atanaguhoza kuri puresha n'utwo ukoreye kandi yagushatse abizi ko uri umukene cyangwa se ubushobozi ufite n'ubu, ariko ntabwo uzatera imbere, nta kintu uzateraho imbere kuko afite abashaka kwereka ko nawe abashaka kwemeza. Iyo rero ndashaka kwemeza ntabwo ishobora kubaka urugo irarusenyera ruzambya umugabo neza akagera aho agakora iki, akananirwa. Njyewe ubwashize nigeze ndakubwira ngo umugore niyicara hano akakubwira ati buriya ati umugabo wanjye twamaranye umwaka aragenda, uzamenye ko uwo mugore ari mubi, kuko nta mugabo ujya wihanganira imyaka 2, 3, 4, 5 abana n'ikigeragezo cy'umugore mu nzu. aho ntabwo mwumvise neza. Umugore naza akakubwira ati umugabo wanjye twatandukanye hashize imyaka 2 cyangwa umwaka umwe, uzayifate 90% ko umugore ashobora kuba ari mubi. Kubera iki? Kubera ko wa mugabo atabasha kwihanganira imyaka nk'iyo twihanganira abagabo ari babi, sibyo? Kuko umugabo atabasha kwihanganira imyaka nk'iyo ushobora kumwihanganira wari mubi, niyo mpamvu imyaka 2 itazarenga. Ariko n'umugore nakubwira ati buri umugabo twatandukanye dufite imyaka 20 cyangwa se 19, uzamenye ko uwo mugabo ari mubi, ahubwo umugore yari yararambiwe, nawe yageze igihe cyo kuva mu kwibohora, arisigara cya. Umugabo aravuga ati ariko se byagenze biti, akabona ntabwo ibyo bintu azabyihanganira, akavuga ati oya ntagende. Cyangwa se ugasanga buriya uko ukora ibi bintu kutekera mu mutwe w'umugore, akagusekera nyine kugira ngo za mpinja zirye zimwe, ariko igihe nikigera atacyonsa wa mwana, wa mutego uhora umutega, wa mutego uhora umutega, urumva? Buriya uzi ko hari umuntu ushobora gukora avuga ati wenda reka dufate nk'abamotari. Umumotari ashobora guhera mu gitondo avuga ati ndaje nkorera 1000, akubitana n'umuntu akakimuha, akongera agakora 1000, akubitana n'umuntu akakimuha, wakabona umunsi ntabwo uri kugenda, akavuga ati umunsi urajya kwira, ayo nshaka nayabonye kuba yanayatanga nta kintu bitwaye. N'ibitekerezo bya mugabo niko bimeze, nawe biramubwira ngo reka mbe nkora ibi bintu, azajya kugeza igihe cyo kwiyuburura atacyonsa wa mwana cyangwa atagifite uruhinja, narahindutse, narabaye muzima. Kandi umugore we niko ibintu bisubira inyuma, kandi umugore we niko ari kubora umutima. Muri cya gihe we azaba atakifite uruhinja, azahita kwibutsa bya bintu wakoze, azahita kwigaragaza, urumva? Icyo gihe rero azabyara 1, 2, 3, 4, 5, akwihorera ukora ibyo nk'ibintu wishakiye. Ariko uzi ko buriya musetsa cyane, hakujya buriya uzi ko hari abagabo, njye ujya ukunda kuvuga ngo umugabo abaye asambana, ngo icyo kintu ntabwo cyakuvana mu rugo. Wabuzwa n'iki? Njyewe niko njye mbitekereza, nkavuga ngo uramutse ufite umugabo w'umusambanyi, ibyo bintu ntibyagukura mu rugo. Ariko nshuti yanjye, hari abagabo basambana babandi utasigira umwana w'umukobwa mu nzu, babandi rukara rutota izuba zabo zihora zimeze gutya, urumva? Zihora zimeze gutya, zimeze nk'imva itegereje, urumva? Umupfu. Nshuti yanjye, hari abagabo burya hari ugusambana byoroheje ukajya kure, ariko wari uzi ko hari umugabo, abagore buriya turaganira cyane, wari uzi ko hari umugabo udashaka kuvuga ngo urajya ku muhanda umusigira umwana w'umukobwa, we yibyariye se? Niyo yaba n'uwo mukozi, kwa kundi uzana umukozi, ukaba utaraza mwene nyoko mu nzu, ukaba utaraza murumuna umva, mbese ugahora tekereza kuba uri umugore, ugahora uri umurinzi w'umugabo wawe kugira ngo atagira ibibi akora. Yego.
niba bitari inkuru ujya wumva ari aho ubizi ibyo bintu ko hamwe se habiri njye hari n'umugabo wigeze kunganiriza rwose arambwira ati singiye kukubeshya njye byarananiye iyo ndi mu nzu n'umukozi ubwo tayari ni ukumurongora ni ukubeyura imyenda urumva kubera iki ubwo se urumva ari kumwe na murumuna w'umugabo byagenda bite uw'umugore byagenda gute nibyo nyine ni ukuvuga ngo wakabaho mbese nyine iyo rukara rutota izuba ihora imeze itya imeze nk'imva itegereje umurambo kandi koko buriya aba ari n'imva itegereje umurambo kuko buriya iyo akuje agukuraho uburwayi agukuraho inda ari ryo rya sereri agukuraho ibibazo runaka agukuraho ni ukuvuga ngo nta mahirwe abamo nta mahirwe n'amato ku mugore iyo umugabo akwibwira ati ngewe gusambana ni utuntu twanjye byarananiye wihangane ubigenza ute erega gusambana ubundi buriya ku mugabo nta n'icyo uko gusambana uri kuvuga ntacyo bitwaye buriya biba biri mu rugero buriya biba bigiye biri mu rugero ku buryo hari n'igihe uvuga utakise umugabo niba asambana abasambana nabo akaba ntawe urampamagara akaba ntawe urantera iwanjye umugabo akaba akora inshingano ze nk'uko bikwiye uwo nguwo niyo yaba asambana wenda ukajya ubyumva hirya burya ntacyo bigutwaye atagusanze iwawe umugore ntawaguhamagaye ntawaguteye iwawe wowe icyo ureba ukavuga uti njyewe ndareba abana banjye uko bakura abo nabo nibabyara bazirerere sibyo bazirerere ibyo ntacyo biba bitwaye ariko nshuti yanjye hari abagabo ubana nawe ukaba utamusiga mu nzu umusigana umukozi hari abagabo abayikuranye iki ku buryo akoreka akajya ku mukozi nawe ubwo ukibaza nawe akibaza akavuga ati ibi bintu bizagenda bite ko byananiye ahantu hari igitsina gore hose mba numva nyine ari ugushumura urumva gushumura ariko ahantu hari igitsina gore hose mba numva ari ukwiyambura mbese akare hari hahandi n'abashyitsi bazi wawe ubwo mbese nawe ubwo bikaba byaramuyobeye uwo muntu aba ameze nk'aho ari uburwayi yatererejwe n'abantu bo mu miryango cyangwa se yarozwe n'undi muntu wenda yaba yarakoze iki yarahemukiye ariko pe akaba atajya mu nzu ngo aryame none se ubutekereza ko ntihari abagore hari n'abagabo ngira ngo bishoboka burya yasanga n'umugore kwa muganga yabyaye akamubwira ati beyuraho twikorera ibyo twikorera urumva kandi amaze kubyara urumva none se nkubaze ikibazo niba ushobora nko kujya kwa muganga umuganga akakubwira ati yambure akakubwira ngo arimo aragusuzuma umugabona hari ibyo ari gukora kandi ukabona bitandukanye n'ibyo ari kuvura nk'uwo muntu wamusigana n'umukozi mu rugo wamusigana n'umukozi mu rugo ukagenda urumva ntabwo byakunda ariko Jenny dukubita urusyo dukome n'ingasire hari n'abagore bameze batyo nawe akaba azi ko nyine abonye igitsina gabo afite umugabo nyine ebana ni gahunda erega reka mbaze nkubwire impamvu buriya wowe ugiye gusambana hanze umugore wawe kubimenyaho ni hafi cyane kuko iyo ugiye gusambana buriya abagore niyo yaba ari umukobwa akabona umugabo umusambanye ahita amubwira ati ngiye nitwa mama kanaka wa mugabo akaba azi yuko uwo muntu afite umugabo n'umwana akabimwubahira kandi akamuhishira ibanga ariko ikibazo cy'umugabo iyo agiye gusambana ntabwo amazina papa kanaka yajyana ahita ajyana izina se na nyina bamwise urumva ahubwo akajya anegerekaho no kubwira ati hari umuntu unateye inda ariko ntitubana yaranagiye mu Bugande kandi ubwo barabana mu nzu urumva akakubwira ati umugore wanjye tumaze imyaka 2 tutabonana urumva kandi ubwo ufite uruhinja rw'ukwezi urumva rero impamvu mwebwe mufatwa ntabwo mwemera ko hari imiryango mwasize inyuma urumva ni nayo mpamvu wa mukobwa yasambanyije isaha n'isaha afite uburenganzira bwo kuguhamagara kuko nta muryango ntabwo wigeze umubwira yuko ufite umugore bivuze ngo rero abagore mu dutsimba byinshi ariko njyewe niba ngiyeyo ndamubwira mfite umugabo mfite n'abana nitwa mama kanaka wa mugabo we ntuzampamagare cyangwa se nawe akaba atampamagara urumva akaba atampamagara akaba azi ngo ndi umugore w'umugabo cyangwa afite n'abana kuko nitwa mama kanaka byose nawe mubwiye ariko wowe ujya gusambana uti rwose utuba umugore yarananiye utuma umugore buriya reka nkubwire nongere
shime nivuye inyuma niba napfukama shimira umugabo ujya gusambana akirinda gushyira urugo rwe ku karubanda wa mugabo uri intwari gute se ikikubangamiye nicyo ufite nyine Imana yaguhaye cyo ntago wabasha kugikontorora ariko kuba ubasha gukontorora urugo rwawe nturushyire ku karubanda uwo mugabo ni uwo guhabwa ipeti ntarushyire ku karubanda gute ntavuga ko afite abagabo benshi iyo ari kumwe n'umugore utari uwe cyangwa se arakomeza akerekana uburyo ari mwiza umugore yarananiye umugore ntashoboka umugore ni umusambanyi umugore byagenze gutya na gutya urumva ni ukuvuga ngo igitsina arabanza cy'umugore agiye gusambana akakibyinirira urumva ariko asenya akakibyinirira akakivugira akavuga ibigwi bye urumva ibigwi bye buriya ibigwi dukeneye ku mugabo ntabwo ari ibyo kujya gusambana ngo ujye kuvuga urugo rwawe urumva buriya anigeze kuvuga akantu kavuga ngo iyo ushaje ukishakisha urarushya kuko uba ugisazanye izina rya so na nyoko ariko iyo usaje warishakishije waribonye witwa intwari witwa intwari witwa umunyabigwi witwa iki ntabwo kuba intwari ari ukuvuga ngo warwaniriye igihugu ariko ushobora kuba intwari kuko warwaniriye urugo rwawe utarushyize ku karubanda urumva icyo ugiye gusaba ni ikintu cyoroheje kitatuma uvuga amagambo angana n'ay'abagombozi sibyo hari ikintu ushobora kuvugira amagambo ukavuga uti iki kintu ndamutse nanakibonye n'umugore wanjye akamenya ko aya magambo nayavuze nzamwereka inyungu yavuye muri iki kintu uzajya gushaka umugore wawe umubwire ngo impamvu yatumye mvuga ibi bintu ni iki gitsina kirimo zahabu se urumva niba se mu rugo warabibuze ariko nubwo wabibuze gira ibanga uceceke ugira ibanga kuko nta mpamvu yo kwimenya inda hejuru y'igitsina urumva nta mpamvu yo kwimenya inda icyo urimo usaba icyo urimo gituma ujya kuvuga uko umugore wawe ateye n'uko ameze n'abana n'icyo utanga mu rugo n'icyo ubahahira wowe ubwawe uba wumva utarimo kwisenya icyo ni igicyo urimo gusaba ni isambu uri gusaba ni akazi uri gusaba ni igicyo uri gusaba gituma ujya kuvuga umugore wawe ni icyo nyine icyo ni igiki ni igiki kumara no kukivamo ukajya wibaza n'ibyo wari urimo ukayoberwa n'ibyo ari ariko bakongera ariko nyuma ukongera binde wongera umugabo nakurongora inshuro ebyiri akongera akaguhamagara akakubwira ati sheri uwo mugabo uzamufata amaguru n'amaboko uvuga utuye niwe wanjye arakurongora kabiri agahita kwibagirwa ngwiki urabona yibagiwe n'uwo babana mu rugo wamubyariye hanyuma wowe niwe wari bwibuke mbese ntabwo tujye tubona abantu umugabo n'umugore batashakanye mbese baca inyuma abo bashakanye tuvuge nk'urugero ntujya ubona umugabo ushudika no twita ihabara rye bakamara imyaka n'indi myaka kandi bose bubatse cyangwa umwe yubatse undi atubatse buriya rero uwo mugabo ukuntu aba ameze mu rugo biba byaranze ariko mu rwego rwo kugira ngo yiyaranje ku ruhande agafata umwe buriya binashoboka yuko umugabo wawe ashaka kubwira ati ngiye kuzana undi mugore ariko nzabagira muri babiri mwenyine burya mwana kumvikana ariko ikibazo nawe namugeraho akamuhaga azajya ku wundi sibyo umugabo uzabona avuye mu rugo rwe akavuga ngo mfashe umuntu umwe sinzajarajara mu bagore burya hari ikintu aba ari kubura aba yakibuziwe icyo kintu aba ari kubura burya no mu rugo kiramutse gikemutse burya na wa wundi yawe yamuvaho uwo mugabo mwiza nk'uwo nguwo ko numva wabikoze nk'aho abagabo benshi atari beza sibyo ugize imana nanjye mbakunda ugize imana urabakunda byo ndabakunda nose n'abakunze nabigenzane ugize imana ukabona umugabo nk'uwo nguwo umugore amufate gute kugira ngo atajya gushaka icyo gitsina cyo hanze reka nguhe ubuhamya bw'ikintu kimwe buriya hari ikintu ngira ngo akazi ko mu rugo buriya karavuna usibye no kuvuna hari igihe
gashobora kuba kanavuna ariko wa mugore afite n'ibindi bitekerezo. Erega kubyara no kurera ntabwo ari byo bikenewe mu rugo, sibyo? Buriya kubyara no kurera ari byo bikenewe, urukundo rwagumaho. Ariko ko ari inshingano zindi zo gukuza abana, gushaka inzu mugomba kubamo, kwambara, kurya, ubwonko bwanyu ntabwo, buri urugo ntabwo rwubakwa n'urukundo, rwubakwa no kwihangana, sibyo? Iyo mubasha kwihangana muranaramana, urumva? Ariko ikibazo ngiki, ushobora kuba uri umugabo, uri umugore, uririrwa mu bana, barakurushya, nta mukozi ufite, wa mugabo nanataha, tufite ikibazo. Wa mugabo we taha, wicaza umugore wawe, umubaza uti ibyo uri gukora, yaba ari kubaka, yaba ari abana bamuruhije, ushaka ikintu umufasha muri ibyo bintu kugira ngo nawe nujya ujya umubona, kuruta uko wakwimajina yuko wa mugore yarushye mu bwonko, ugahita wimajina kujya kubishaka ahandi, warangiza ukaza ukajya no kuryama mu cyumba cyawe, kuko utekereza ko wa mugore ahora aranihishwa n'ikirero. Icyo anihishwa nacyo banza ari cyo umenya, kuko umugabo nicyo abereyeho. Abereyeho kumenya ikintu kirushya umugore akakimufasha, ikintu kimuruhije akakimufasha, urumva? Ese reka nkubaze ikibazo, wowe uzaza umubwira uri umugabo, uraje urambwira uti wowe ukunda amafaranga, kandi urabizi ko n'urukweto njya kurugura ari wowe umbwirije, urabizi ko njyewe nkunda wenda kubaka n'urugero, ndashaka iterambere ryanjye nawe, ndashaka kugura idirishya, ndashaka kugura ibati, wenda wowe mu maraso yawe nta birimo, uhita utekereza ko njye nkunda amafaranga, ukibagiza ko n'umwenda kuwugura ari ikibazo, ari wowe ubimbwiriza, ariko ntutekereze ngo icyo nyashakira twese kiradukeneye. Yego. Ugahita uvuga ngo uyu mugore aho kugira ngo mwiteze reka njye gushaka indaya. Iyo ugiye gushaka indaya ukayikodeshereza rogi, utanga ngahe? Ntabwo ari make. Ntabwo ari makeya. Ayo makeya se waje ukayamponga nanjye nkakiguha ko nyifite, ugahinduka indaya. Uramutse uje ukamponga iyo uri bushyire indaya, nashakamo umukozi, urumva? Nashakamo umuntu wirirwa mfurira, nkacyoza, nkamera neza, nkagutegereza nk'umugabo, urumva? Nkisukura nka bya bindi nakoraga byarushyaga ubwonko bwanjye, sibyo? Ibitekerezo byose bikajya kuri wa mugabo wawe, urumva? Ayo ujyana mu ndaya, niba uvuze uti tugiye guhura kandi muhura mutari burye, urabanza ukamujyana mu kabari mukarira nk'ibihumbi 15 cyangwa 20, ubwo turi gufata aba bantu baciriritse, sibyo? Muri buriri ibihumbi 20, nujya mugiye gusambana uraza kumusigira nk'ibindi 20 cyangwa se 30, sibyo? Cyangwa se 10 bitewe n'ubushobozi bwanyu. Ese byakunaniye kujya kwicaza umugore ngo mubaze uti ikintu ubura kugira ngo unyiteho nk'umugabo niki? Niki? Wa mugore uraza kubyuka umusigire 5 mu gitondo, bivuga ngo ibibazo bye ntabwo ushaka kubyinjiramo, kuramutse ubyinjiyemo, uramutse ubyinjiyemo, ayo uhonga iriya ndaya nawe wayamuhonga, urumva? Agashaka abamufasha akazi cyangwa akareba na bya bindi ukamwora, akaba ururabo ruri aho ngo se utagira ibibazo, urumva? Ibibazo se yabibura gute? kandi hari ibyo uri kumufasha. Ushobora kumpa amafaranga, urumva? N'urugero, nanjye nkabona igihe cyo kwita, urose usize ibihumbi 5, ndaje nteka imvange nazo ntiziri buduhaze, urumva? N'abana niki? Hanyuma wowe uragera mu rugo uhite wumva ko ngewe nteka nabi, sinzi guteka. Uyu mugore n'umugore utazi guteka aratobanga, sibyo? Ako ni ikibazo byo. Wamuguriye inyama sara zitobanga, inyama zibamo ibishyimbo n'ibirayi n'ibitoke, nari kuba umugabo afata icyemezo akajya gushaka aho hanze kandi mu rugo hari. Uzi ikibitera se? Ikibitera ntabwo ari uko adashoboka, ikibitera nuko wowe udafite kwicara, nta mwanya ufite, wowe uramubona mu kajagari, niziko cyaba mu kajagari, buretse uramubonera mu kajagari, abana ari kurera n'abawe, sibyo? Ibikorwa wenda akora by'akazi ko mu rugo nakawe, sibyo? Wimubonera mu kajagari ngo wumve yuko ari umunyakajagari, kuko yatejwe akajagari nawe. Iyo utamuzana mu rugo nawe yari umukobwa mwiza uzi kwisiga, sibyo? Akigera mu rugo rwawe afata inshingano nk'umugore,
mu rugo rero haba ibintu byinshi bijagaraza umuntu. Ibyo bintu uvayo bimufasha mumaze utari ko nigeze kubona hari abantu bari kubaka hariya baguciye angahe. Ese ntiwaba wakoresheje ayawe wenda ejo ukazabura ugura umwenda mu bushobozi ufite akira 20,000 ngufasha, sibyo? Akira 10,000 ngufasha, sibyo? Icyo gihe aho umugore atazagira umutima mwiza ni ko ari wowe nakubwiye ko umugore ari umurimo, icyo umubibyemo ari cyo usarura, sibyo? Ariko kubera kwimagina yuko kandi noneho buriya umutima wawe aba yaramaze kuwica cyane, waramaze kuba nyiri miruho, waramaze kwiyakira, nawe akagendera muri ka gacu kuko amaze kwiyakira, akumva ko ibyiza bitagukeneye cyangwa bitagukwiye, akajya kubishaka ahandi. Sibyo? Wakumva yuko ibyiza ntago bigukwiye, nyine ubuzima urimo nubwo wamenyereye, nta kintu mwakora kugira ngo ubwo buzima bw'uwo mugore buhinduke. Nta kintu wakora kugira ngo ubuzima bw'uwo mugore buhinduke. Bene abo bagabo rero ni babandi atazakugurira amavuta yo kwisiga. Bene abo bagabo ni wa wundi atazakugurira umwenda wo kwambara, kuko akeneye yuko uhora hasi. Urumva akeneye yuko uba mbese nukuvuga ngo niba ari igicumbi cy'iwabo, niba ari igiki, akeneye ko uhoraho kugira ngo ajye abona uko ajya muri za gahunda. Nigeze kubwira rero umugore wese ni indaya, wabishatse yaba indaya yawe nziza irutana yayindi ujya gushaka hanze. Urumva? Kuko nawe buryo umurambagiza nawe wamubonagamo kuba wamutereta nyine ukamukunda. Naho abandi rero niko bigenza. Bivuze ngo ni ukumufatuka. Buriya hari akantu njya nkunda kureberaho gera. Wenda sinavuga ngo njye nashyize umuryango wanjye ku karubanda. Ariko iyi saha ndamutse ngize ibibazo mu rugo rwanjye ntago nabizana hano ku karubanda, kuko ayo ni amahitamo yanjye. Ayo ni amahitamo yanjye, niba narahisemo nabi ngomba kubyimenyera nkapfana nabyo. Ariko amahitamo ntagize njye niyo nazanye hano imbere ya kamera. Njye nkunda kubwira abantu ngo niba ugiye gushaka umugabo cyangwa ugiye gushaka umugore ugasanga uwo muntu ntiyumvikana na bene nyina, wowe uwo mugore wasanze atumvikana na bene nyina, atumvikana na nyina, kandi wenda yaramukujije. Hari igihe umuntu aba yikunda adakunda umuryango we, akumva ko duke yabonye agomba kutwiyitaho kugira ngo akomeze kwinjiza ba bagabo cyangwa se akomeze gukurura ba bagabo. Ariko ntitwibagize ko hari n'abagore bapfa rubi kugira ngo abavandimwe be bamubone, sibyo? Niba usanze umukobwa akubwira ati wacungiye mperuka yo mu mwaka ushize, sibyo? Cyangwa se ugasanga umwana yabyaye yaramutaye, ikikwemeza ko wagiye kukubyarira azamurera ni ikihe? Ikikwemeza ko wazagukundira umuryango adakunda n'umuryango we ni ikihe? Sibyo? Hari ibintu tumara kugera mu rugo, wamara kugera mu rugo ugatangira kurenganya umuntu ngo wowe ntushoboka, kandi ibyo bintu wakabaye warabanje kubireba mbere y'igihe. Ukabanza ukamenya ngo uyu muntu ese ababyeyi barabubaha, uyu muntu abavandimwe babanye neza. Kuko hari igihe uhura n'umugabo akakubwira ati njye sinkeneye kuzavugana na mukuru wanjye, sinkeneye kuzavugana na mushiki wanjye. Washaka ikintu bapfa ukakibura, ugasanga ni ikintu kidafatika. Rero uwo mugabo aramutse agutaye ntabwo ari igitangaza kuko na mukuru we amuvuga nabi, kuko na mushiki we amuvuga nabi. Urumva? Hari ibintu rero tugomba kubanza tukamenya, ukareba umwana kuko erega buriya uburere tubukura mu muryango. Niba ugiye gushaka umugabo, ukaba ugiye gushaka umugabo uri umugore, ibyinshi buryo ububizi. Ubuze uko bafata umugabo, uko babona gukonyokwa afata so. Sibyo? Ubuze uko mbese uwo nguwo aba afite no kwihangana ko na nyina yarurambyemo. Sibyo? Uwo nguwo n'abana bazamukomokaho nawe azihangana wenda ko hari ibyo yabonye nyina yihanganiye kandi urugo rurarama. Hari ibintu tutajya duha agaciro ngo tubyiteho, tugashaka kumva yuko twe tuzahindura umuntu wasanze afite imyaka 20 ntago byagukundira. Ariko harimo abahinduka.
birashoboka ko umuntu ashobora guhindukira. hari igihe ahinduka bitewe n'uko nyine aho yavuye n'ubundi yaje ahunga. Yego. urumva Yeah. ariko nyine yamara gufatisha cyangwa se yamara kujya gutera akisubira kuke. akisubirira kuke sibyo. none ntawe wo kwizera. rero buriya abantu ba kera burya bajyaga babikora neza cyane sibyo. akajya gushakira bakagushakira umusore uri umukobwa cyangwa nako umusore bakamushakira umukobwa bakamenya ngo umuryango wo kwa Kanaka bararama ntibapfusha. umuryango wo kwa Kanaka abagabo baho baramana n'abagore babo. ibyo byose bakabirebaho bakakubwira batijya ku muryango wo kwa Kanaka ugenda ujye gukora iki ujye gusaba umugeni. ujye gusaba umugeni uri kumva neza ukabona kujyayo. ariko uyu munsi wa none turahura kandi karandi ntabwo zijya zisirimuka. ntizijya zisirimuka. yego. buriya niba waravuye Cyangugu cyangwa i Rusizi urumva nujya no muri Amerika karande zizagukurikirana ubane nazo. rero aho kugira ngo urebe umuntu uvuge ngo ni urusirimu se na nyina baba mu cyaro. umuntu ntaheruka mu cyaro ni se na nyina bamubyara aherukayo mu myaka 10 ishize. uwo muntu naramuka agutanya umwana uzavuga ngo ugiye kumuhiga. na se na nyina bamubyaye ari ababyeyi. hari ikintu kiruta umubyeyi w'umuntu? ntacyo. hari ikibaho? ntacyo. kuko buriya umugabo yapfa ugashaka undi n'umugore yapfa ugashaka undi ariko burya nyoko apfuye ntaho wamukura. urumva umwana yapfa ukabyara undi. umuntu arakubwira ati njyewe ureba ahangaha ati maze imyaka 20 ntagera iwacu kandi afite se na nyina. yagera gutya kujyana yo nk'umukazana bamubona bati bakaba bakunze wa mukazana bakaba bamukomeye amashyi kuko bazaniye ikirara cyari cyarabuze. urumva yego umuhungu barashatse uwo muntu ni mubyarana. uwo muntu nagushyira mu rugo ufite amahirwe yahe yo ko uwo muntu azakurikirana umwana. umuntu utarakurikiranye se na nyina. urumva hari utuntu duto twe tutajya twitaho kandi tuvuze byinshi. ego komane yanjye. yego Jenny reka tubigenze gutya. akose buretse tuvuze ibintu urumva tuvuze ibintu byinshi ariko kuko wowe ukunze uwo muntu cyangwa hari icyo wamubonyeho ukavuga ngo nitugera mu rugo bizahinduka. bizahinduka ugategereza ahubwo ukazarinda usenya. erega buriya nubwo tujya tuvuga ngo abagabo ni babi buriya hari n'abagabo banga kubyaragura. hari n'abagabo batandukana n'umugore akavuga ati njyewe kubyarana n'undi kubyara abana b'impara kubira akumva arabyanze pe. hari abagabo nabo babyanga. nabo hari abagabo bashaka abagore rwose akagwa mu gihombo cy'uko atandukanye n'uwo mugore. urumva ko rero sembe. dusoza inama imwe wagira umugore uyu munsi urwubatse ariko akarwubaka mu manegeka. wenda afite umugabo waba mwiza sibyo. inama duhere ku bagore. inama wagira uwo mugore uri muri iyo situwasiyo uri kutwumva. rero gera buriya reka nkubwire nta mugabo utaba mwiza nta n'umugore utaba mwiza. ahubwo buriya imyumvire twe dufite kubera ko tuba tudafite ahandi twaganiriye cyangwa ngo dushake n'abajyanama bazima ibi turimo biduheramo bigashibukiramo ibindi. sibyo. kandi twe tukumva ko ari ibyo ngibyo. buriya ushobora kubaho ukora ikosa ariko utazi ko urimo kurikora. urumva ariko wazahura n'umuntu muganira ugahita umenya ko iki kintu cyari ikosa ariko wowe ukumva wararenganywaga. sibyo. buriya uriya mugabo nawe imyumvire imurimo ni ya myumvire yo kuvuga ngo umugore wanjye nta kindi wenda naguhaye nk'urugero. uwo mugabo ngiye ambwira ati ngiye sambana n'abakozi yageretseho ijambo rimbwira ngo naramubwiye ngo bose ni bamwe. urumva ukuntu yamubwiye ndangije ndamubwira nti rero reka nkubwire buriya ari wowe ukaba ufite nk'umuzamu ugasanga umugore wawe arimo arasambana n'umuzamu byakunezeza byagushimisha. ndamubwira nti rero ikibazo abagabo mugira ni uko mwebwe ntabwo mujya mwumva ko ikintu kikubabaje. mwafashe abagore nk'aho ari abantu bagomba kubihanganira ari ryo tegeko ariko baremwe. handi umugabo yicara kumva ko
watakwihangana, ariko umugore yaremewe kwihanganira umugabo kuko ngo anabishoboye, ariko kuko anabishoboye, urumva, ariko nawe arababara, sibyo, nawe arababara. Rero tekereza nk'iyicarubozo we yaranambwiye pe, yaranabimbwiye byose, yaranambwiye ati buriya n'umugore wanjye iyo yinjiye mu cyumba ndakomeza nkandikirana n'umukobwa twandikiranaga, ariko urumva muri we yari yaramaze kwiyakira ko ibyo bintu ari uko bigomba kumera. Ariko njye naramuganirije, ni ukuri ko Imana yaraturetse ararira, arambwira ati burya nuko ndi mubi, ati buriya numvaga umugore ari mubi kuri rwa rwego naringeze ubwo mvuga ngo ngiye kujya nsamba nishaka nzazane sida kubera umugore mubi. Wakumva ko uwo mugore ibyo uwo mugabo ari gukora, wakumva ko ari bwo buryo bwe, bimwe avuga ngo umugabo afutiye nibwo buryo bwe, wakumva ari bwo buryo bwe, ariko akumva ko umuntu bari kumwe aremye mu cyuma. Urumva, njye naramuganirije ndamubwira nti buriya umugore uzi igikomere umutera udasize n'umwana wabyaye, udasize n'abana wabyaye, ni none se ubundi reka nkoze ikibazo. Urumva, niba ushobora gutera ururabyo ukarwuhirira, ukarwuhirira kugira ngo rukure, ni gute wowe wabyara umwana ntubashe kuhirira nyina umubyara kugira ngo wa mwana akure neza? Sibyo? Ndamubaza nti uzi igikomere wateye umva, yarambwiye ati aha nicaye ubu ngubu, ati ndumva nakwirukanka nkajya kumusaba imbabazi. Urumva, ati buriya numvaga ari bwo buryo bwanjye, numvaga ariko bimeze. So rero buriya nta muntu utahinduka, ahubwo twebwe ibyo twamaze kwakira n'ibyo dufite biturimo tutabasha kuganiriza abandi ngo tubabwire amakosa. Buriya weruye ukavuga uti ariko umugore yicaye hano, umugabo yicaye, ngiye nkakwerurira nkakubwira amafuti yanjye, n'umugabo wanjye akakubwira amafuti ye, burya buri wese yasanga yari mu mwijima. none iyo ni ku nama uravuze muri rusange, nta umugabo utaba mwiza nta n'umugore utaba mwiza. Nkeka ko ibyo ngibyo bihagije, nta n'inama yihariye twajya kugira ngo abagabo, inama wajya kugira umugore gusa. Nkuko nari nkubajije ku mugore ufite umugabo umeze gutyo, noneho ku mugabo ufite umugore umeze utyo we, umugore rero inama namugira, umugore inama namugira ku mugabo, buriya ako kantu nari nkomojeho n'ubundi karajya gusa nako, hari igihe ubana n'umugabo agakora ukumva ko uwo mugabo ari imashini. Wowe natwe uko nkubwira ngo umugabo ntajya atekereza ibyo, natwe iyo umugabo akora akagenda amajoro abyuka agenda akakuzanira amafaranga, ntabwo uburemere bw'imvune ye ubuha agaciro, kuko uramutse ubuha agaciro wabasha kunezerwa muri duke afite, sibyo? Ariko hari umugore ushobora gusanga muri karitsiye hakurya ari mu bibina by'ibihumbi ngo arimo ideni rya 200, hakurya arimo ideni rya 300, hakurya arimo ideni rya 400. Ibyo byose aratekereza ko wa mugabo uzinduka ari buzabikora, ari uzabyishyura, kandi ayo mafaranga ntabwo afite ikintu yakoze gifatika, sibyo? Noneho ugasanga muri wowe harimo kumva ko umugabo mbese abayeho ari uwo gukora akakuzanira, igihe atakuzaniye ubwo nimwe ntabwo akiri umugabo, sibyo? Rero urumva ko birajya gusa na bya yindi bya wa mugabo nawe ukora ntayigire icyo yinjiza mu rugo, akumva ko igihagije umugabo ari umugore ari 5,000, akavuga ati ibyo nibyo yamenyereye nyine, kuva naramumenyereje biri akabimenyera nta kindi nahinduraho, nabeho gutyo. Ugasanga umugore wawe afite agahinda katazakora iki, katazigera gashira. Uri kumva neza? Rero ugasanga rimwe na rimwe hari umugore duturanye, umugabo yaramutaye hataraca n'amezi 2, mbona aratwite, ndavuga ko se umugore we umugabo yaramusanganywe, cyagenze bite? Ndavuga ko izi ntuzaba zikuraye, aya marangamutima bayakuraye, utandukanye n'umugabo ntaramara n'amezi 5 agiye uhise utwitira undi mugabo, kandi wa mugabo mufitanye abana 5. Ibaze rero
ibaza rero cya gitotsi ngewe ubwo mba ngiye sinzi ukuntu mbibona ubwo ngiye mpita mbibona ari nk'isazi iguye mu mata urumva mpita mbibona ari nk'isazi iguye mu mata burya ngiye najyaga mvuga nti buriya umugabo wanjye nanyanze nkumva nkeneye kubyara akagenda najya kumuhiga nk'umwana wo kabyara ongera untera inda dore nkeneye uruhinja nkeneye undi mwana ntujye kundi mugabo ngiye nkeneye umugabo umwana najya kumuhiga najya namubwira nti wowe kabyara we ntera inda n'ubundi ntumfasha n'icyo umariye n'ubundi n'umwana nanjye ndamukeneye urumva ukabyara abana b'umuntu umwe bahuje urumva ariko se utandukanye n'umugabo nta mezi 5 aracamo uratwise urumva uwo umugabo wagutaye yananiwe inshingano z'abana be 5 ubwo wo nguwo mushyashya uje niwe uzazishobora ntabwo byoroshye ngahe nguko tuzagaruka mba numva narashira epfo ikiganiro ntabwo uragishira ipfa tuzongera ngahe nguko nuko Jennifer twe tugukumbuye pe dukumbuye ibitekerezo byawe uyu munsi wari muri mudu oya ntayo narinde mu busumba nari nyirimo neza warayirimo kabisa naho dusoreje ikiganiro inkuru yanjye rero twajyanye na Jennifer muri komante niba ugeze aha ngaha wandika uti Jennifer twari tugukumbuye muti umubeshya yagira untuka nabo ntabwo babura ndabasubiza kugutuka byo biracyari ibintu bitoto ndabasubiza ubasubiza wari wabona umuntu muri komantere ribu yajyanye ngahe nguko nadusoje ikiganiro inkuru yanjye twe turi kumwe na Jennifer ku muntu uzamwifuza of course shyiraho nimero zawe 0788 55 84 mu ntere n'inkunga ariko ndi hafi kurongorwa kugira ute kurongorwa gute ese ntabwo uzi ko batwerera umugore ugiye kurongorwa okay ahubwo icyo bakoze kwa natwe mu mutera inkunga arongorwe Imana ibarinde nitwa Rwembe Mbabazi naho utaha